ducanira urumuri rimwe. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuducanira runo rumuri rw'icyizere. Murakoze. turene hari icyizere cyo kubaho kandi neza
uracyahari gira ngo ugire maze turerane hari icyizere cyo kubaho kandi neza ihorere shenge ihorere icara unyumve wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze bishwe bose nta gicumuro ibyo urabizi simbikurusha ngaya amahiri ngiyi imihoro tubura amahoro tubura gihoza umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera jya wibuka mfite ubwoba, mfite igihunga. Impamvu yabyo ndayikubwira ni uko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye maze bikazavamo kwibagirwa ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu. Jya wibuka ibuka, ibuka
kwiyobagiza ni ubupfu, ntabwo ari ubupfura gakondo. Byacu mbona ari bishyashya, sinjya amenya aho bituruka. Siasa twayisize ku mipaka, maze dutana andi matwara. Iyo mbona ntabwo ari bishyashya, jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira n'amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga. Ibuka, ibuka. barakoze abanyeshuri bo ku Nyundo mu ndirimbo idukomeza muri ibi bihe turimo. Tugeze mu mwanya wo kwakira ubutumwa bw'umuyobozi wa Ibuka, Dr. Gakwenzire Philbert. Tubahaye ikaze. Banyacyubahiro muteraniye hano, bashyitsi baturutse hirya no hino mukaza kudufata mu mugongo, babyeyi, bavandimwe mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Banyarwanda mwese, inshuti, mu izina ry'umuryango Ibuka, twishimiye iki gikorwa turimo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turashimira kandi ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwashyizeho iki gikorwa cyo kwibuka kidufasha byinshi, harimo ibi bikurikira: guha icyubahiro Abatutsi barenze miliyoni bishwe bazira ubusa no kuzirikana ubuzima bwabo, gutekereza no kwibukiranya inkomoko y'amacakubiri yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, kugaya buri wese wagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, duhereye ku bayobozi bo muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri bategeze bitandukanya n'imitekerereze ya gikoroni, kumva no gusobanukirwa urugendo rw'ubumwe bw'urudaheranwa nk'Abanyarwanda dukoze muri iyi myaka 31 ishize, no gukomera ku ntego yo kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri ayo ari yo yose, kwegera urubyiruko no kurushishikariza kurushaho kumenya amateka y'igihugu cyacu, bityo bikarutera imbaraga zo kuzirikana amateka yacu, kurinda igihugu cyacu uyu munsi ndetse no mu bihe bizaza. Banyacyubahiro, banyakubahwa muteraniye ahangaha, bashyitsi, inshuti, bavandimwe, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, turashima ubuhanga inkotanyi zagize zikahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, tukaba dushima imiyoborere myiza igihugu gifite muri imyaka 31 ishize. Uyu munsi tukaba turi igihugu gifite agaciro mu ruhando mpuzamahanga, Abanyarwanda tukaba dufite icyizere cyo kubaho. Abarokotse Jenoside kandi turashimira ubufasha butandukanye igihugu cyaduhaye kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Tukaba tubishimira igihugu uburyo igihe cyose cyabidufashijemo, tukanashimira cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika
uruhare yabigizemo, tunamishimira n'ubutumwa yatugejejeho uyu munsi bwuzuye impanuro idufasha nk'abarokotse Jenoside kandi ikadukomeza no kugira icyizere cy'igihe kizaza. Muri iki gihe hari ikibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside ituruka ku basize bakoze Jenoside bibumbiye mu mutwe w'interahamwe, ariko ubu ngubu bakaba bazwi ku izina rya FDLR, bagamije kurimbura abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda no gukomeza umugambi wabo wo gukomeza kuza no kurimbura Abatutsi mu Rwanda. Umuryango Ibuka ushima uburyo igihugu cyacu cyafashe iki kibazo, kandi tugashima n'uburyo igihugu cyacu cyashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda umutekano w'Abanyarwanda, kuko abo ngabo n'ubundi bari bafite umugambi wo gukomeza umurimo batangiye hakaba hashize imyaka 31. Mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside, urwango, gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, umutwe wa FDLR ushyigikiwe cyane n'ibihugu bitandukanye harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'Ububiligi. Umuryango Ibuka ukabona ko ibi bihugu bikwiye kuregwa mu nkiko mpuzamahanga kuko iyi myitwarire idakwiye kwihanganirwa. Guhera mu mpera z'umwaka ushize kandi twongeye kubona bamwe mu Banyarwanda batatiye uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa twiyemeje, maze bavutsa ubuzima abari bararokotse. Uzahamwa n'ibi byaha azahanwe uko bikwiye, bibere isomo n'undi wese waba akirangwa n'iyi ngengabitekerezo. Kandi tuzi ko muri iyi minsi hirya no hino harimo kugenda hagaragara bamwe bafite ingengabitekerezo ya Jenoside, tukaba tuzi ko hari n'abakatiwe n'inkiko gacaca bagiye bava mu bice bitandukanye bakajya mu bindi. Abo ngabo ubuyobozi bukwiriye kubakurikirana kugira ngo bahanwe bakurikije ibihano bari barakatiwe n'inkiko gacaca. Banyakubahwa muteraniye aha, ku birebana n'imibereho myiza y'abarokotse Jenoside, igihugu cyacu cyakoze byinshi kandi dushima, ariko hakaba hari n'ibindi bigaragara, cyane cyane ibirebana n'imiturire, kuko hari abakotse Jenoside badafite amazu cyangwa se abafite amazu ashaje. Ibyo rero nk'uko twagiye tubiganira na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, tukaba tuzi ko ari ikibazo tuzakomeza kuganirira hamwe kugira ngo gikemuke mu gihe kitarambiranye. Ku birebana kandi n'imibereho, haracyagaragara ikibazo cy'indwara zo mu mutwe gikomereye abarokotse Jenoside n'ababakomokaho. Turashima gahunda zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'imiryango nk'Imbuto Foundation, ariko dusanga serivisi zifasha abafite uburwayi bwo mu mutwe zikwiye kongerwa, kuko ubuzima bwo mu mutwe ari inshingano, akaba ari n'ishingiro rya byose mu mibereho ya muntu. Ngana ku musozo, ndagira ngo nkomeze nshimire igihugu cyacu, nshimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo yayoboranye ubuhanga, ubutwari ingabo za RPF Inkotanyi, agahagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi, kandi ubu Abanyarwanda twese tukaba dufite igihugu kizira ivangura, yaba ari ivangura rishingiye ku moko, uturere n'ikindi kibi cyose cyatatira indangagaciro na kirazira by'Abanyarwanda. Abanyarwanda twese muri rusange n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko, dukomere
kandi dutwaze muri urugendo rw'iminsi 100 rwo kwibuka ku nshuro 31. Imbere ni heza kandi tubiharanire, twibuke twiyubaka kandi tugire amahoro. Murakoze. Umuyobozi wa Ibuka arakoze ku butumwa tugejejeho. Muri aka kanya tugiye kongera kwakira abaririmbyi bo ku Nyundo batugezeho indi ndirimbo baduteguriye ijyanye n'iyi minsi twinjemo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'icuraburindi
jenoside dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho nyuma y'icuraburindi ishyano ryakubisemo dufite umucyo dufite icyizere cy'ejo hazaza ihorere oh ihorere ihorere hora Rwanda ihorere hora Rwanda barakoze abaririmbyi bati ihorere hora Rwanda. Tugeze mu mwanya wo kwakira umutangabuhamya, nagira ngo musabe yigira imbere hanyuma natwe tuze gutuza. Banyakubahwa bayobozi b'igihugu cyacu, namwe mwese muri hano, mbashimiye umwanya mpawe kugira ngo mbagezeho ubuhamya bw'uko narokotse jenoside yakorewe abatutsi. Yewe ubagezaho ubuhamya nitwa Liliane Murangwayire, nkomoka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, umudugudu wa Karumuna. Jenoside yakorewe abatutsi 1994 yabaye mfite imyaka 12. Mvuka mu muryango w'abana 10 hamwe na papa na mama, twari tugize umuryango w'abantu 12. Jenoside yakorewe abatutsi yadusize turi batatu, nkaba narasigaye ari nge mukuru. Munyemerere ubuhamya bwanjye buhere mbere y'1994. Ngize imyaka 4 hari mu 1986 iwacu banyohereje kurererwa kwa nyogokuru mu cyahoze ari komine Shyorongi, segiteri Nzove, ubu ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kanyinya. Ndibuka ko nubwo nari umwana ariko byose ndabyibuka. Nibuka ko umunsi wa mbere ngezeyo twaraye twihishe mu bihuru baduhiga ngo batwice. Ntabwo byabaye uwo munsi gusa, kuko iminsi yakurikiyeho inshuro twararaga mu rugo ntabwo zarenzaga 2 mu cyumweru. Kenshi twabaga twihishe, twahigwaga n'abaturanyi bacu. Naje kubaza nyogokuru impamvu baduhiga ngo batwice, ambwira ko ari uko turi abatutsi. Nta tegeko ryabagaho ryabahanaga, nta no kuregera twari dufite. Kandi naje kumenya ko icyatizaga umurindi abo baturanyi bacu baho ngaho hari hatuye umunyamabanga mukuru wa Muvoma
witwaga Habimana Bonaventure. Byarakomeje, ndibuka nanone mu 1992 ndi muri primaire, umwana twiganaga witwaga Nyirahabimana yaranyitegereje arambwira ngo ubwo nturi umututsi. Ndamubwira nti hoya ntabwo ndiwe, ne naramenye ko kuba umututsi ari icyaha. Arambwira ngo nta muhutu ugira amazuru ameze gutyo. Kuva icyo gihe hari imvugo zari ziriho icyo gihe zavuga ko umuhutu nyawe agomba kuba afite byibure amazuru ajyamo intoki ebyiri. Natangiye kugenda nakoreduye amazuru, byaba ngombwa nkajya mpimamo intoki zanjye kugira ngo batabona ko ndi umututsi. Ndibuka kandi nanone muri 1992 nari naratashye iwacu mu biruhuko mu Bugesera. Igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze, haramaze kujyaho itegeko rivuga ko nta muntu wemerewe gutega imodoka adafite urwandiko rw'inzira cyangwa se laissez-passer uyu munsi dukoresha tujya mu bihugu by'amahanga. Icyo gihe yakoreshwaga umuntu ava mu karere ajya mu kandi. Hageze rero ko papa nsubiza ku ishuri, ntabwo twari kubasha gutega imodoka tudafite urwandiko rw'inzira. Yaranyitwaje ajya kuri komine kunsabira urwandiko rw'inzira. Tugezeho kugira ngo baruduhe, babwiye abapolisi ngo nimugifate mu gifungi. Baramusohokanye, nanjye musohoka impande, ngenda mufashe ipantaro. Tugeze ku muryango wa kasho, baravuga ngo ntabwo tugifungana n'iki cyana cyacyo, nimukire kure gitahe. Twari twarabaye ibintu, ntabwo twari abantu. Twatashye nta kintu baduhaye. Icyo gihe navuye mu Bugesera n'amaguru, ngishorongi n'amaguru. Byarakomeje. Nanone ikindi nibuka mu 1992 ndibuka ko hari igihe papa baje kumutwara abasirikare bamujyana aho wabaga, baramukubita bamugira intere. Ibyo byose byari gukomeza kudutoteza. Mu 1993 nari nkiri kwa nyogokuru, bya bitero byazaga, noneho byaraje hari mu kwezi kwa gatandatu, baradusenyera inzu, barayisenya uwo munsi bayishyira hasi, amatungo barayarya, ibintu barasahura. Ubwo twari twihishe n'ubundi, ariko icyo gihe baratuvumbuye baratwirukankana, ariko tugira amahirwe ntibadufata, bahita basubirayo bajya gukora ibyo mbanze kubabwira. Urugo rwa nyogokuru rwabaye itongo gutyo. Nahise nkomariza iwacu mu Bugesera njya kubayo, ntabwo byatinze. Itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994 yarageze. Ndibuka ko twari twaraye dutaramye n'umuryango mugari, tunezerewe nta kibazo. Ariko mu rukerera rwo ku itariki 7 mama afunguye radiyo, yumva harimo musique classique. Yakurikirwaga n'itangazo rivuga ngo umukuru w'igihugu yitabye Imana kandi nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo. Twese twahise dukanguka aho twari turi, ko twarabyumvise. Ubwoba buradutaha, turatitira, nta maguru ntiyafataga hasi, umubiri waratitiraga, buri wese aho yarari. Dutegereza ikiri bukurikire. Umunsi bwarije buracya. Ku itariki ya 8 saa 5 z'amanywa nibwo igitero cyaje mu rugo, buri wese yirukanse ukwe. Ariko mukuru wanjye wari uhetse umwana we nakurikiraga n'umwana wunkaga, bo bahise babica. Ndetse na murumuna wanjye wankurikiraga baramutemye, ariko ntabwo yapfuye. Ubwo njye nirukanse ngana ahantu hari ifamu y'umugabo witwaga Secyavu, yari umucuruzi, we ntabwo yahigwaga. Twari tumenyere ko yari inshuti y'iwacu. Ngereho nirutse nganayo. Cyakora ngezemo nahuriyemo na papa na mama na bakuru banjye babiri n'umwana wari ucutse. Ako kanya tukihagera
abakozi bakorera uwo mugabo mu ifamu bahise bamubwira ko abasirikare bamenye ko hari abantu bahahungiye ko bagiye kuza kuhabicira. Uwo mugabo yahise adushyira mu modoka adukura mu Karumuna tujyana i Nyamata. Mu Karumuna habaga interahamwe nyinshi cyane, turagenda tugeze hariya urenze La Paris Nyamata, utaragera Nyamata mu mujyi hari agashyamba hafi y'ibitaro bya DPR. Arahagarara aratubwira ngo ntabwo azi uko imbere bimeze, ngo nitwihangane tuviremo aho turebe uko twagera ku kiliziya. Arakata asubirayo. Papa rero yaravuze ati n'ubundi imbere nyine ntabwo tuzi ko hameze, kadusubira inyuma. Twasubiye aho bita kuri Arete, niho nyogokuru bari baramwimuriye, tujyayo. Ndibuka ko akimbona yambwiye ati wowe ntaho uzajya, uza wo kubara inkuru. Twaraye aho ngaho ngo turi kumwe nk'umuryango nk'uko nababwiye. Twahagurutse tuhasanze nyogokuru na marume Musonera n'umwana wa marume n'undi musaza wahabaga, turaye aho. Buke mu gitondo ubwo bibaye ku itariki 9. Ku itariki 9 papa amenya ko abandi batutsi baho ngaho bose bahungiye mu ishyamba ry'Ikayumba. Ati natwe reka dusanga abandi. Turagenda tugera i Kayumba dusanga hari impunzi nyinshi cyane. Papa arahitegereza ati ahangaha ntabwo twahaguma. Byari bimaze kuba nka saa 4, saa 3 n'igice gutyo. Turakomeza tujya ku kandi gasozi biteganye hirya yaho kitwa Karambi, hari urusengero rwa DPR, naho tuhasanga impunzi nyinshi zaturutse mu bice byo kumurama. Hanyuma ariko tukiva i Kayumba aho igitero cyaraje kica abantu bose tuhasize, hafi ya bose barabishe. Dutegereza ko twe tugerwaho, uwo munsi ntibatugeraho. Buracya ku itariki 10 mu gitondo nanone kare baratumva ibitero biraje, ariko uwo munsi byiriwe bihiga abantu mu ishyamba ry'Ikayumba, bivumburamo abantu babica, induru zivuga ku musozi n'amasasu. Uwo munsi nabwo ntibatugeraho ku rusengero rwa DPR Karambi. Burira buracya ku itariki ya 11 noneho igitero cyaje kirombereje kije aho twari turi kuri urwo rusengero. Papa cyumva induru n'amasasu ati mureke tugende. Twe twahise twiruka tumanuka gasozi gahari tugaruna hafi y'igishanga cya Nyirarukobwa, ariko tugeze mu nzira mama aravuga ati ndananiwe, mureke duhagarare natwe batwice, naho guhungira dufite. Icyo gihe twarahagaze dutegereza ko tugerwaho, tukajya tubona inkomere zidusanga aho turi batemye, ariko ntago batugezeho. Buracya ku itariki ya 12 nanone byari byaramenyereye buri gitondo bazindukiraga ku murimo wo kuza kwica. Nanone twumva induru n'amasasu, turongera tuva aho twiruka tumanuka noneho mu gishanga cya Nyirarukobwa. Twiriwe tubundabunda mu bihuru byaho, niko ku musozi hirya no hino bavuza induru, niko bavumbura abantu, niko abo barasa abo batemye. Twirirwa tubunze, ariko uwo munsi nabwo ntibatugeraho. Burira bigeze nka saa 12 n'igice papa atari ko numvise ko abandi bantu benshi bashoboye guhungira ku kiliziya cy'Intarama, mureka ariho tujya, kandi ngo bariyo bari kubasha kwirwanaho. Iryo joro twagiye Intarama ku kiliziya, bucyari ku itariki 13. Ku itariki 13 nabwo ibitero bikomeza kuza Intarama, naho abantu bakirwanaho. Buracya none ku itariki 14 bikomeza gutyo. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4, ubwo turacyari mu kwezi kwa 4, nibwo noneho imperuka y'abatutsi benshi bari ku kiliziya yageze. Itariki 15 isaha saa 5 igitero cyaraje gikomeye kinjira ku kiliziya kica abantu, bisha abantu nabi. Batemye abantu, nabonye impinja bazikubita ku nkuta, n'ubu haracyari ikimenyetso cy'amaraso yafasheho aho bakubitaga impinja. Nabonye abana batoya twanganaga imyaka 11 n'ibiri n'itatu kuzamura, bazanye n'ababyeyi babo kwica abantu, bakajya babaha akazi ko kuyora umuriro mu mashyiga aho impunzi zari zitekeyemo. Mbako saa 5 abantu bari batetse bashaka kugira ngo ariko ari cyo baramiza abana.
bakajya b'abana bato aribo bayora umuriro bakawunyuza mu nkuta bamaze gutobora bamena mu kiliziya mu gihe inzugi zitaravaho ngo babashe kwinjira bisanzure bice. Nabonye kandi aho abasirikare bari bahagarikiye abicanyi barababwira ngo nta sasu bafite ryo gupfa ubusa ngo nibakoreshe intwaro gakondo. Batwahutsemo rero badutemesha imihoro, baduhingisha amasuka, badusogotesha amacumu n'ibyuma, batwicisha impiri zirimo imisumari zitwaga nta mpungano, bakoresheje ibikoresho byose muzi bishobora kwica. Twishwe nabi, nanjye nibwo nagezweho, bantema mu mutwe, bantema ku kiganza, bantema akaguru, bankubita impiri, namaze umwanya ntumva ntazi naho ndi, ariko nyuma nza gutangira kumva amajwi ndazanzamuka. Isaha ya 9:00 nibwo bari bashoje, ariko nabwo bikanze abantu bacu bari bagiye kumira ibindi bitero baragenda. Bigeze ku mugoroba nka 11:00 baragarutse binjira mu kiliziya, noneho banyangizamo urusenda kugira ngo n'uwaba arimo yitsamure bamuhorahoze. Jye naraye muri iyo mirambo uwo munsi. Bigeze mu rukerera nka 10:00 nza kubona papa yinyagambura, ubwo abandi mbaheruka ubwo uwo nabashiye kubona yinyagambura ni papa. Naramubwiye ngo ntabwo nshaka gupfa. Namubwiye ni namfashe tuva aho ngaho tugende, byari mu rukerera. Yaranyemereye muri urwo rukerera turakururuka tujya hafi y'amashuri. Abari babashije guhonoka mu kiliziya bari bafite imbaraga, niho bari bateraniye, n'abari bagiye mbere yuko kiliziya bahagera. Ubwo byari baye ku itariki ya 16. Ibitero ntabwo byahagaze, nta gahenge baduhaga, baragarutse. Abantu bakomeza kwirwanaho ariko bikaba iby'ubusa, bakica abantu. Itariki ya 17 baragaruka, ku itariki ya 18 baragaruka. Papa rero yageze aho we asa n'ucika intege, bimunanira kongera kugenda. Njye iyo bazaga narakuruka herekeza aho igitero gitari. Uko bamugeragaho baramubwira, bamuhondaga amabuye mu mutwe, bakamubwira ngo bazamwica babaye. Ku itariki ya 19 noneho haje igitero simusiga. Bari bagiye guhuruza ikigo cya gisirikare cya Gako, bavuga ko aho ku mashuri harimo inkotanyi bafite n'imbunda. Ku itariki 19 bazanye igitero, bazana amabisi yuzuye abasirikare n'interahamwe. Abantu birwanaho bazi ko ari bisanzwe, ariko baraneshwa. Icyo gihe bishe abantu benshi cyane. Papa nawe nibwo bamuhorahoje. Icyo gitero cyarakomeje, dukomeza twisunika duhunga, umuntu yabaga afite aho ahungira. Ndibuka ko aribwo nageze mu igifunzo cy'icyugaro aho twita muri Senite. Igifunzo nakigezemo njye sinongeye kukivamo,
icyo gifunzo mbabwira cyari cyuzuye amazi, hari mu kwezi kwa kane imvura ari nyinshi, cyuzuye amazi, umuntu yinjiragamo hakagira n'abahenengera, hari abamizwe n'isayo benshi, kandi ubwo n'ubundi twasanze hari imirambo irimo, hari abari bariciyemo. Buri munsi rero interahamwe zarazaga zikinjiramo, ntabwo zatinye, ugasanga baratema ibifunzo bagatemana n'abantu, aho batera ibisongo mu gifunzo, aho bateramo ibisongo mu mazi. Ubwo natwe niko turimo. Buri munsi bazaga saa moya bakagera saa 11, byari akazi, ntabwo baruhukaga saa 6. Saa 11 bamara gutaha, hakaza akajugujugu hejuru y'igifunzo, bikagenda hejuru hafi, ngira ngo barebaga abantu basigayemo kugira ngo hari bamenye igitero kiza kugaruka umunsi ukurikira, wenda imbaraga kiraba gifite. Byarakomeje, murumva ahantu twabaga abantu baraboreyemo, yaba imirambo ya kera, yaba ari imishyashya, natwe twari twaratemwe, twari twaraboze, inyo ziri mu bisebe, nta buzima. Twabayeho gutyo, ariko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu ijuru riradukingukira, tubona abamarayika boherejwe n'Imana batugezeho. Izo ni inkotanyi mvuga zo kabyara. Abenshi ntabwo twemeye gukora ibyo, twari twarakiriye gupfa, haburaga umunsi gusa. Ariko batugezeho baratubwira bati nimuhumure ntimugipfuye. Buri muntu bamugezeho. Njyewe ubwanjye umusirikare yangezeho yikura umwenda yari afunze mu nda, ntabwo nari nkibasha kugenda, arampeka anzamukana agasozi. Hari agasozi gahari tujya twibuka ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane, abazabishobora bazahagere barebe ukuntu hateye ubwoba. Anzamukana ku gasozi, arantwara ampetse, hangeza aho twitaga ku muhanda wa leta, n'uyu muhanda munini ujya i Nyamata wari igitaka, mu gasantere kitwa Kariyeri, aho bari bateguye imodoka zishobora gutwara abantu bakomeretse cyane. Nuko nanjye banshyira mu modoka bantwara i Nyamata, aho bari bateguyeho gutangira kutuvurira ibikomere. Mwarakoze. Ntabwo natinze ngewe aho ngaho aho batuvuriraga. Inkotanyi zifatanyije n'umuzungukazi Maria Pia Famfani, yari inshuti y'u Rwanda, banyohereje hamwe n'abandi bana kutuvurira mu Butaliyani. Twagiye mu Butaliyani baratuvura. Ndashimira igihugu cyacu ko bakomeje kudukurikirana kuva tugezeyo, ndetse tumaze gukira neza badufasha no kugaruka, nubwo hari abandi bahezeyo. Twaragarutse tugera mu gihugu, dusanga aba baraduteguriye buri kimwe cyose. Njye nibwo namenye ko hari barumuna banjye babiri bahari barokotse. Ntangira ubuzima rero nabo, ubuzima butari bworoshye, ariko nanone bworoshye kubera ko ubuyobozi bwari bwarateguye buri kimwe. Mu kubaka igihugu bushya no kubaka abanyarwanda, ntabwo imfubyi zibagiranye, bazigize iza mbere, zihabwa amashuri ziriga. Nanjye rero nishyuriwe amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza n'ikigega FARG cyafashaga abatishoboye,
ubu ndishimira ko ndi umwe mu babasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Ntabwo narekeye, nakomeje gutekereza ku mateka mabi nanyuzemo, nza kwiyemeza kwandika igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye burambuye, ariko kinarimo urugendo rwo kwiyubaka, icyizere no kwihangana byangejeje aho ngeze ubu ngubu. Byose mbikesha imiyoborere y'igihugu cyacu. Narashatse, mfite umugabo n'abana 4, turi umuryango mwiza kandi unyuzwe. Ndashimira ubuyobozi bwacu ko uyu munsi dufite umutekano uhamye, nta muntu ukirara mu bihuru kandi afite urugo rwe. Ndashimira kandi ubuyobozi ko buri gihe mutuba hafi, cyane cyane no mu bihe nk'ibi twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Biradukomeza nk'abacitse ku icumu, nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwaduhaye ijambo mu ruhando rw'amahanga, tuzakomeza kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda, twirinda icyakongera kuducamo ibice kugira ngo tutazongera gusubira mu mateka twanyuzemo. Tuzatoza abana bacu gukomeza kubumbatira ubwo bumwe nk'uko mubidutoza. Ndasoza mbashimira kandi nshimira Imana yo yabidushoboje, ndayibaragije. Dukomeze twibuke twiyubaka.
kera bene kanyarwanda twari umwe duhuje umutima n'urugwiro dusangira akabisi n'agahiye ubumwe n'urukundo ibyo bituranga gusa uko avamahanga yaziye aba ari umwe twaciwemo ibice ngaho umuhutu ngaho umututsi ngaho umutwa batwumvisha ko tutari umwe batuyemo urwango ndetse rurakura ruratuganza ibyo byateye jenoside yakorewe abatutsi yabaye icyago kuri twe yatwambuye byinshi ntiyasiga abacu amarira n'imiborogo byuzuye u Rwanda ubuhiri n'imipanga byafashe ijambo abato n'abakuru bicwa urubozo byari mu icuraburindi ngo akana k'umututsi ntikazongere gutanga inzirakarengane nyinshi zavukijwe ubuzima nukurira amacyumviro umuborogo no gutakamba yohereza inkotanyi ingabo z'u Rwanda bati ntidukwiye kurebera urwatubyaye rukatubwirira abacu bacikamo abadafite abacunguzi nuko begura amacumu yabo intego ari ukubohora u Rwanda ntibacika intege kugeza icuraburindi bicitse amacakubiri barandurana n'imizi yayo amateka mabi bayasiba ubutitsa gira ngo ugire abari bemeru ubumwe bunyikirizo ingengabitekerezo tuyifata nk'icyorezo ikizira nk'icyo kiragatanga jenoside ntizongere munsi reba u Rwanda nibo barukuye mu kuzimu rusubirana ubuzima ibyo tubikesha rurema n'izo ngabo z'inkotanyi zitanze zitazigamye ubuzima reka dufatane urunana nta muhutu nta mututsi twese turi abanyarwanda mu mbaraga zacu nk'abanyarwanda duharanira iterambere no kubaka u Rwanda cyane cyane rubyiruko nimwe mbwira aya mateka nitwe tugomba kuyasigasira tukirinda gutandukira kandi inkovu z'urwagasabo ari twe tugomba kuzibyiringira nitwe tuzabibwira abazadukomokaho harabaye ntihazongera kubaho amarira yatembye tuzayabahanaguraho hora Rwanda abawe tuzahora tukunambyeho Jenoside turayamaganye
barakoze abaririmbyi bo ku ishuri rya Nyundo bati jenoside ntizongere. Muvandimwe Murangwa nawe yakoze kudusangiza ubuhamya bwe tumubwira ngo komera ubeho kandi uhobera ubuzima. Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, gahunda zacu zigeze ku musozo. Gahunda z'umugoroba wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi zari zitegeranyije hano zigeze ku musozo, ariko tubibutsa yuko twinjiye mu minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ibikorwa byo kwibuka byo birakomeza. Hanyuma nagira ngo menyeshe abazanye n'amabisi, abavuye urubyiruko rwazanye n'amabisi arabategereje hariya kuri ADPR, abariho baza kuyasanga. Abaturutse Kicukiro na Nyarugenge nabo barayasanga ku murenge wa Remera. Baturutse Gasabo nabo aya mabisi arabageraho. Nagira ngo
nk'uko twari turi mu ituze nabwo tuze kugenda mu byiciro ariko dutuje. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. ati kunyica ni munyice